tukinjira mu gisekuru cy'abana b'Imana. Abantu bibyaruke rero. Nukwiibyaruka. Nukuvuga ngo ni nkuko uva mu muryango udashoboye kugutunga wagira Imana ukabona umuryango ushoboka kwakiruka kwa dobuta ndetse ukaba mwiranga muntu yabo. Nituve mu miryango yaterekeye yabanzwe yaraguje yagize gute twinjire mu gisekuru cy'abana b'Imana kuko Kristo yatanze ayo mahirwe. Yohana yarabivuze rimwe ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe kagenda. Akanwa kanje ari ako kuvuma no kuvuma ndaho no guhinga ntari bubikore ndi munza aho ntegereje ariko maze kumenya Kristo umva imbaraga aho ziri ni mu mubatizo usenya indi mibatizo yose yakorewe ubuzima bwacu n'imitongero n'imiterekero ubatijwe by'ukuri ababonye deliverance. Ninde yagukora deliverance rero? Ni Yesu wenyine. Ni wowe na Yesu. None mano twavuze ko bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ariko bakaba bakiri mu ngwate barabagwatije. Ntabwo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bakirijwe Kristo nk'umwami n'umukiza kuko ntibarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubw'inyungu zanje nuza gusenga nzakora uko nshoboye kugira ngo nkugundire nkubwire ibyo uvuga utaramenya impamvu yo kubivuga. Ariko nimbanza nka kwigisha Kristo wari we n'icyo akora mu buzima ugasobanukirwa wowe muri Kristo ugasobanukirwa imbaraga z'Imana zigukoreramo uzirwanira intambara kandi so uzineshereza ubwo ukurwaniramo ni uzanesha. Abarangi nuko bavuga abapasiteri buri abarangi si umwuka abarangi ni abantu baranga imyuka y'abacwezi. Mucwezi ni umuntu ariko mu gisekuru cy'abacwezi habonetsemo abakoranye urugomo nabo twakwita abamarayika b'umucyo basabano babinjiza mu buzima bwabo. Abamarayika rero nabahe ubundi hari intamba igihe Lucifer arwana na Marayika Mikayire hari abamarayika bavuye ku Mana ariko ntibanakurikira Lucifer. Barazerera. Donc barazerera ku isi. Keza ko turi mu rugamba rutoroshye icyo benshi bita ivuga butumwa ariko wakwibaza ngo ryavuga butumwa shitani yamaze kumenya ubutunzi burimo niyo mpamvu abantu benshi bakomerekeramo. Niyo mpamvu abantu bafite ya mazina akomeye pastors bishops ayo matitire shitani yinjiriramo kugira ngo igire benshi intore ikamura izikuremo ibyo kwizera. Ariko nakurogoye rero utagira ngo urugamba ruba kubigwari. Bari abagabo nibazi bari abagabo ntago nabagaya forever barahanganye ahubwo bageza ahantu bahanganye n'izindi mbaraga bageza ahantu bari kurwana urugamba rukaze tubasengere Imana kwitwa bishop ntupfa kuhagera kwitwa poso kwitwa revera kwitwa pastor kwitwa ariko arabyuka bagafata titre oya kireka wabisobanukiwe ariko nge oya mfite ingero izo ngero ugiye kureba aho yatangiriye wimbwira hageze wimbwira icyo yitwa urebye mu ntangiriro afite aho yavuye afite naho yakubitiwe hatuma uwo mwuka w'ubwibone wamwinjiriye ryari uwo mwuka w'inyota y'ibindi bintu bitari kunezeza Imana waje ariko yaratangiye ari mu murongo w'Imana ishaka. Exactly. Rero tubasengere nabo nabacu tubasengere Imana ibagarukeho Imana ibahumura amaso ibatsindira izo ntambara twibateza abazimu ngo tubavume tubagira ibicibwa ahubwo tubasengere kuko yabahagurukije niyo kwizerwa. Reka tubashimire mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi Imana ibahumugisha. Tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana ari buze kutwibwira nzi ko afite iby'ubwenge n'ubuhanga Imana yashize muri we bibasha gutunga benshi bibasha gutunga isi. Nge ndikuzo Emirero unyemerere tuze gusenga hanyuma tubane muri iki kiganiro twasenze kuko ntituri buze kubarambira. Hanyuma kandi nanone ntekereza ko n'iby'agaciro ku muntu wakoze subscribe warakoze cyane nawe utarayikora ariko utubereye umugisha wayikora hanyuma tukaye dusangira ibiganiro by'ubwenge. Si ibyo gusa rero kubera ko ngewe ndatekereza ko hari abantu bajye bakora shamba basaba umugisha w'Imana aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye Imana ibahumugisha. Data turagushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi twongeye kubona igicamunsi tutishyuye kubw'imbabazi zawe. Twavuga mu gitondo dushima tugeze mu gicamunsi hari abari binjira mu mugoroba twese turafatanya ishimwe kuko uri umubyeyi kandi utweretse uburyo uri inyangamugayo nta giciro nta kiguzi nta ruswa nta kintu na kimwe twishyuye imbabazi zawe gusa arizo ziduhagazeho. Tugiye kuba turi kumwe n'umukozi wawe atuganiza iby'ubwenge ushize muri byatunga isi hanyuma kandi abadukurikiye bari hirya no hino ku isi ubaho umugisha mu butunzi bwabo mu miryango yabo mu byo bifuza kugeraho byose bashigikira icyubahiro kibi cyawe
kandi nk'uko Imana tubari muri iki kiganiro byose mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu amen. Tangiye bibwira abadukurikiye papa ninde turi kuganira muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pastor Museveni Jean Claude, nyoboye Siloam Murakoze Center, dukorera hariya Kicukiro. Uvuye Kicukiro Centre ugana Nyanza urenga icyapa cya Mount Kenya, icyapa kiri opposite na Academy uhabona icyapa cyanditseho Quality Inn Hotel, urahabona umuhanda wa kaburimbo umanutse iburyo bwawe, uramanuka ukigera kuri Quality Inn ubona opposite ya urusengero rwanditseho Bethlehem, niho dukorera umurimo w'Imana nka Siloam Murakoze Center. Umugabo w'umugore umwe n'umwana umwe mu mubiri, ariko ndi papa w'abana benshi mu mwuka. Bitandukanye n'imwe vuga ngo daddy ni kumwe uba warabwirije umuntu ubutumwa yamara akabona agakiza biguturutseho, ikindi ukaba umujyanama yo kugera ku rwego avuga ati uyu muntu ambereye umubyeyi aramfasha mu by'umwuka. Benshi babuze ababarera. Ya Okay. Uyu munsi ntago tuza kubatindana, dufite topic igaruka cyane cyane ku bintu bijyanye na karande n'imivumo bisa nibikurikirana abantu. Ku buryo umuntu gutera imbere bari ikibazo, ku buryo umuntu kugira ngo azagira icyo akora kibyara umugisha bari ikibazo. Nicyo kiganiro tugiye kwibandaho kuri aya masaha, bitewe n'amasaha umuntu ari kureberaho ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndifuza ko twaza guhera ku ijambo ryitwa isi y'umwuka. Ubundi isi y'umwuka muvuga ibamo iki? Niki isi y'umwuka? Ese umuntu wese abasha kwasesinga isi y'umwuka? Yes, buri muntu wese ari mu isi y'umwuka, kuko kuri iyi si tubaho harimo amasanzura atatu, sinzi niba ushize neregeze kubivugaho. Amasanzura atatu ni mu isi z'umwuka. Tuvuga isi y'umwuka ni eshatu. Hari isi y'umwuka mu kirere cy'isi y'abazima duhumeka tukagenda, uyu mwuka duhumeka, uyu mwuka dukoresha, tugoswe n'umwuka. Turi abantu bagenda abafizisiye babasha kwanariza bakabona. Turi mu isi y'umwuka nk'abantu, dufite umwuka duhumeka, iyo umwuka ugushizemo ubuzima burahagarara. Iyi si rero ndakureba nkakumenya, wandeba ukamenya iri physical, tureba umubiri ku mubiri, ibiremwa bireba ibindi biremwa. Noneho hakaba indi si y'abazimu. Mu isi y'abazimu ni ukuvuga ngo ni mu isi ya Lucifer, ni mu bwami bwa Satani. Nubwo aziritse ariko afite ingabo zitaziritse akoresha zizunguruka muri iyo si, kandi iyi si y'abazimu niho roho z'abapfuye bakiranirwa zibarizwa. Niho roho z'abapfuye barahisemo gukurikira Satani cyangwa barahisemo guhemuka babarizwa. N'isi y'abazimu ntibwira ntibucya, ni mu kindi kirere. Bisaba donc wagiriwe impano yo kwinjira mu bindi birere, ufite amavuta y'umwuka wera abasha gutuma upenetra ukora muri yose. Ariko hari n'abafite amavuta atari y'umwuka wera, ahubwo bafite imyuka y'abadayimoni ibafasha kureba kwa sebuja, ibafasha kwinjira muri iyo si y'abazimu. So ni ukuvuga ngo ni ikirere, ni ikindi kirere ko kiri kuri iyi si kibamo abazimu n'abadayimoni. Abazimu ni iki? Abazimu ni abapfiye bapfiriye mu byaha bakajya kwa sebuja. Ni ukuvuga ngo umuzimu ni umudayimoni witije isura yo wahoze ari muzima agapfira mu byaha, afite imigenzo n'imiziririzo n'ibihango yagiranye n'abadayimoni. So umudayimoni wagendanaga nawe akitiza isura ye akaba yatera abari mu isi y'umubiri. Abantu benshi barara barota bapfuye. Ushobora kurota umuntu wapfuye atari uko ari mu isi y'abazimu, ashobora no kuba ari mu isi y'abera ngiye kuvuga mu kanya nawe akagutera. Ndaza kubigusobanurira. Ariko cyane cyane akenshi abaterwa mu nzozi, amasura y'abatakiriho, ni umudayimoni wagendanaga witiza iyo sura akaza kukuganiriza cyangwa se gukora iterabwoba bashingiye ku mahame cyangwa se imigenzo bagiranye uriya muntu akiriho. Aho ni mu isi y'umwuka y'abadayimoni. Mu isi y'abadayimoni habaho n'isi rero, hari n'uwaba yari afite umwumarayika wamukurikiraga se ku buryo nashobora kugusanga mwerekwa. Nicyo ngiye kukubwira. Ngera mu isi y'abera. Mu isi y'abera ni hehe? Mu isi y'abera naho twita mu ijoro. Mu isi y'abera naho twita mu ijoro, kuko Yesu ngo amaze gutsinda Satani yamuboheye ikuzimu, amwambura imfunguzo z'urupfu, akingura ibituro by'abera, abazamura nk'umuganure. Mu yandi magambo abakura mu isi y'abazimu, abakura mu isi y'abadayimoni, abakura mu isi ya Lucifer, abazana mu isi y'abera, akuretinga icyo nakitije cyangwa akuretinga indi sanzure izo roho zirindirwamo. Ari naho yosomye ibyahishuwe igice cya 12 ubona ngo uriya mugore waramukwaga ngo uriyo karurindiriye kumira. Akenshi iyo havuzwe inzoka haba hasobanurwa Lucifer cyangwa se Satani ubwe.
ni ukuvuga ngo ubushobozi bwa Satani nibwo bwari bwiteguye guhangana n'uriya mwana w'umuhungu wari ugiye kuvuka. Ngo ariko marayika Mikayire iyo ugiye mu isezerano rya kera cyangwa se ukuriye mu isi y'umwuka, asobanura Kristo akiri ijambo, asobanura Kristo akiri Mesiya, Kristo atarambara umubiri. Noneho marayika Mikayire ngo ararwa, abarindiriye ari hafi arwana n'icyo kiyoka, arakinisha. Umwana w'umuhungu aravuka, ngo abaho, ntiyabakimizwe na cya kiyoka. Ngo uyu mudamu wamubyaye, nyina w'uwo mwana, ngo ajyanwa hazarindirwa agahe n'ibihe. Bishatse kuvuga iki? Ni mu isi y'abera, aho ngaho aho twakwita mu ijuru rya mbere, cyangwa se mu isi y'uburinzi. Ni ukuvuga ngo upfuye apfiriye mu mwami arindirwa aho ngaho. Niyo mpamvu ari nawe yigeze yerekwa bw'isi yari yiteguye kugaruka k'umwami Yesu, ngo ahubwo ari nawe we yerekwa Yesu ava ahera ajya ahera cyane. Bivuze iki? Yari avuye mu iyo si y'abera, aho abamarayika barindiriye roho z'abera, barindiriye amasezerano y'abakiye Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Ariho hahandi dusenga tukemera Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, ukajya kubona uciye mu bintu byakunaniraga ariko ukabona bishoboye. Hari imbaraga z'abamarayika b'Imana zitugose, zidufasha kunesha mu gihe twisunze umukiza. Wow. So aho rero mu isi y'abera niho roho z'abera zirindirwa. Twese tuzabonera Imana rimwe. Ubwo Yesu yavaga ahera ajya ahera cyane, ahubwo Yesu Kristo niwe wagiye mu ijuru. Ntumbaze ngo iryo juru rihe kose ndarigeramo. Ndindire kuzaba. Yesu rero ngo tuzabona iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva. Mu yandi magambo, mu ijuru hari ibyo tutabasha gukorera nariza aha ngaha. Tukiri aha, abantu benshi, inshuti zacu, abadukurikira, bariho baraca mu bihe bisa naho ari ubuzima bugenda bwizenguruka. Bakobwa babuza abagabo, bakavuga ko babatanzemo ibitambo. Abahungu badashaka, bamaze kuba abahungu bafashe amazina. Umuntu ahora yizenguruka muri bizinesi, akagerageza ibintu bikanga. Ushaka umugabo ejo bagashwana, agashaka undi umugore, bahora muri ubwo buzima. Noneho benshi bakavuga ko ari ubuzima bagiye bavukiramo. Ndashaka kubihuza n'ibi bintu bita ngo uduce imyuka y'uturere isa n'ikurikirana abantu. Urugero ngo abanyenduga turabazi, kandi urakijijwe, ariko barakwita umunyenduga. Wayi bakwita umunyenduga ukijijwe? Ese abanyenduga ni iki babashatse kuvuga? Ese uyu mwuka wakurikiranye n'umuntu wakijijwe bavuze ngo ngo abashi no gukunda inyama? Yego. N'urugero, ese kuko byarabakurikiranye byafekita no mu isi y'umwuka babamo? Nyirizina naho nashaka ko tuza kwibanda, hanyuma ntituze gutinda mu kiganiro. Tujya kuri uwo musozi wa za Karande n'amateka y'imisozi cyangwa se uturere, munyemerere twifashishe Bibiliya. Ibyo Bibiliya bivugaho. Iyo urebye mu maganya ya Yeremiya 5:7 bavuze ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo, abagaragu nibo badutekera, ntawe uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Aka kantu urakumvise neza? Ba data bakoze ibyaha, bari kuduteza akaga ariko ntibakiriho. Ibi byaha ni ibihe? Buri gisekuru cyagiraga imandwa nkuru yacyo. Mu muterekero bariyo babandisha bakwe n'abakazana n'abana bato, bakabamurikira imandwa nkuru. So buri musozi rero wagiraga igisekuru, buri gace kagiraga igisekuru cyabo, bakabandwa bagaterekera bashingiye ku bisekuruza byabo. Mu muterekero, ubundi guterekera kw'Abanyarwanda nabyita ko ariko guterana kubu cyangwa se iteraniro cyangwa gusenga kubu ngubu. Icyo gihe rero muri icyo gihe baterekeraga mbere y'igihe. Ubundi iyo ugiye kureba neza mu Banyarwanda nta kigirwamana gihari cyitirirwa u Rwanda, ahubwo Abanyarwanda basenze ibigirwamana bashingiye ku mizimu, bashingiye ku bapfuye. Mbere basengaga Imana itabyarwa, koko ari isengesho nyakuri, bajya gutera bakayiyambaza, batsinda bakayisimira. Ariko igihe kiza kugera biva mu gushimira Imana, batangira kujya bashimira abazimu, batangira kujya bashimira batakiriho. Bajya gukora ikintu bagasaba bapfuye kubabariza niba ngo Imana ngo imizimu ibatakambire ku Mana, ngo wapfuye abasabire. Ntibibaho. So aho rero niho havuye icyaha cyo gufata abahoze ari abantu bakagirwa ibigirwamana. Nk'iyo ugiye kureba nk'icyo uri kuvuga kijyanye n'imisozi, imandwa nkuru yabo bita Abakiga hariya mu majyaruguru, yakomotse ni kuri Nyabingi. Nyabingi yari umugore w'umwami
umugore w'umwami yakuye za Masaka yahageze ati n'umukobwa wari uvuye za Tanzania, ari umukobwa wa Nyirakigaza, bakubitanira kwa nyirasenge uwo mwami hariya Masaka. Amubonye nyirasenge ati uyu mwana w'umukobwa afite ubufindo ndetse Imana ze zikora ibitangaza. Uri kunyumva? Noneho ngo arangije amubwira ati rero gerageza umugire umugore, ati ndabigenza neza, ati humura ndakora ubufindo, ndaguhereza agahu, muraza kugenda nimugera ku muyanja muriyorosa agahu ke, muri sasira agahu kawe mwiyorosa agahu ke, muraza gushyirwayo, murabonana, uramuterinda umukureho imbuto. Urumva aho hantu byavuye. Noneho umwami arabikora nk'uko yagiriwe inama, arangije aragaruka. Bukeye Nyabingi yumva yasamye, abonye abikojeje nyirasenge w'umwami, aratuza kuba yaramubwiye yuko azabyarira kugira ngo uwo mwana naza ari ikibi atazaca ingoma, naza ari icyiza bazamuzana ibwami. Ariko Nyabingi nawe agira ubwenge, ngo arazamuka ajya mu rukiko akubitana n'umutware wa kariya gace ka wambutse utaragera Bunagana, hagati ya Bunagana na Ruhengeri ahitwa Kisoro, umwami wa Kisoro. Aramubwira ati ko ntwitiye umwami w'u Rwanda, ubu koko prince cyangwa se umwana w'umwami azavukira ishyanga, igikomangoma kizavukira ishyanga. Umwami wa Kisoro atuma ku mwami w'u Rwanda intumwa, arazibwira ati mugende mumuzana ari kabiru. Baravuga ati ariko se twamugeze ibwami, Imana ze zikaba ari mbi zikazaca ingoma, mureke tumushyire hariya mu Ruhengeri, Imana ze niziba mbi zizaguma mu birunga, niziba nziza zizereza igihugu. Ariho ndi buze kugera ku bintu bijyanye n'akarande ishingiye ku duce. Buriya urumva hariya Ruhengeri ni ahantu hari umwanya mwiza, hari ibisigara by'amakoro, ivu ry'amakoro rikora ifumbire nziza cyane, ahantu heza. Noneho ugasanga ni umwanya w'umugisha ku buhinzi n'ubworozi bukeya kubera imisozi miremire. Noneho uwo mwamikazi bamutuza aho ngaho. Urumva hari abahinzi, kubera n'ikirere cyaho ari cyiza, nta zuba rikunda kuhashobora, abantu bahorana amafu, ugasanga bafite imbaraga, barakora igihe cyose, nta gihe cyo gutabagira. Ibimpeshyi ibitumba baraguma bagahinga, baraguma bagakora. So ugasanga bavuga ngo abantu baturuka mu Ruhengeri, mu nce z'urukiga rw'uburengerazuba cyangwa se rw'amajyaruguru, ni abanyembaraga. Kumva abantu baho bahawe iryo zina ngo nabakiga, ngo bakora nk'imashini. Kubera iki? Periode yaho, season yaho ibahesha ubwo bushobozi. Ariko bagusha ishyano ryo gucumbikira umugore ufite ibigirwamana, arazazana n'ibigirwamana bye. Uyu mugore Nyabingi ndamugereranya na Yezebeli wazonza Abisiraheli, akazana ikigirwamana cy'abari cyatumye Imana ibarakarira ikabuza imvura kugwa mu gihugu. Eliya yivumye agahagarika ikirere, imvura ntigwe n'urume ntirutonde. So noneho uwo mugore ngo abantu bakajya bamushyira amaturu k'umwero weze, bakamujyanira imiganure nk'umwamikazi. Ari nabwo habonetse abatware bamwe baturutse ibwami Nyanza, bakajya gutuzwa hafi y'umwamikazi, kugira ngo umwana navuka azavuka asanga abiru hafi, azavuka asanga uburinzi hafi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abajya babeshya ngo bigogwe, ngo mu bigogwe ngo hatujweyo ngo abantu bahemukiye ingoma. Oya, mu bigogwe ahubwo hatujweyo abantu bagombaga kuba hafi y'uwo mwamikazi kugira ngo barinde umwana w'umwami. So nabo haba igisekuru cya bamwe mu biro, haba igisekuru cya bamwe mu batware, usanga habayeho nakita imfura z'ibwami. Ariko naho icyo gihe, kubera ko buriya bigogwe ni umwanya mwiza wo kwitorezamo kurwana, ndetse n'imwirasukiro ry'umubisha ushobora kwinjirira igihugu akaba yagitana, kuvuga ngo hashyirwaga ingabo mu burinzi bw'uwo mwamikazi no mu kwitegura kuba bahangana n'umubisha uturutse ishyanga. So nuko hagiye haba abanyamaboko mu buryo butandukanye. Ugasanga iyo ni imisozi, ni imisozi. Haravuze ngo buri musozi ngo ugira umwami wa, ni umwami, ni umuzimu, sinzi ukuntu wabyita. Ntabwo namwita umwami kuko u Rwanda rwagiraga umwami umwe, ntabwo u Rwanda rwigeze ndavuga mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka ahubwo, kuko twe twavuye mu isi y'umubiri tuvanga n'iy'umwuka. Buri musozi ugira imandwa nkuru, buri shyanga cyangwa se buri gisekuru kiba ku musozi, kibarizwa mu musozi, kigira imandwa nkuru yaho. None iyo mandwa nkuru ndaza kubwira impamvu usanga ahantu hitiriwe ikintu, turaza kureba aho bikomoka, uburyo babicishaga. So noneho nshaka kugera, urumva nka Ruhengeri ituwemo n'uwo muntu, bakajya bajya kumutura akabamurikira ibigirwamana bye.
none haza gupfa birangira abamuturaga akiriho basubira guturayo ngo imana za nyabingi zitazabatera. Imana za nyabingi bivaho birangira bavuze ngo mureke tujye gutura nyabingi atazadutera. Uwari umuntu ufite ibigirwamana ahinduka ikigirwamana. Niyo mpamvu mvuga ngo abanyarwanda bakeza imana y'ingore, ngo bakezaga imana y'ingore. Nuko nguko nyabingi buriya ntago ari imana, ni umuzimu wagizwe ikigirwamana mu mitima y'abantu. Noneho uwo nguwo biraza basengaga imana nyamana batangira gusenga banyuriye muri nyabingi. Noneho haza kuza n'undi, ariko imana nyamana ntago bari bayizi, bayitaga itabyarwa itabyara, ariko ntibari bayizi. Ayiwe, abanyarwanda ntibari bazi imana. Mujye mureka imitwe y'abazungu baje batubeshya. Abanyarwanda bari bazi imana yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Filozofi yabo baravugaga ngo niba manywa ingabo n'umwami barinda igihugu bose bashyirizweyo, hari imana iturinda. Acyumva imana itabara abanyarwanda mu manzaganya, avuga byose byanananye n'abapfumu banani, bavuga ngo hasigaye imana y'u Rwanda. Bari bazi imana ishobora byose, bari bazi imana bari bazi imana ahubwo batazi uburyo bwo kuyisenga. None umuntu wese uje avuza imana bakijyaho niya mana yaba ari kuvuga, nuzanye ikigirwamana yakita imana bakagira ngo bari gusenga ya mana, bari gusenga ikigirwamana. Ryangombe ryaba binga banyunda aturutse rya za Rucuro gatoya, nawe azavuga ubudangarwa bw'Imana, anereka abantu ko Imana itabara abanyarwanda mu manzaganya, kuko yigeze kugenda ari mahiga ngo niba ari iri imeze nk'inka ningi, imbogo imukubise ihembe iramuzamura, umuko uramufata. Niyo bavuga ngo umuko ni umurinzi w'Imana. Niho yashyiriyeho iyo sero, igiti cy'umuko nyine, igiti cy'umuko bakita umurinzi kubera ko cyarinze ryangombe ry'ababinga imbogo yenda kumwica. Noneho amahwa afata mu mpuzu aramuherana, donc agumayo, imbogo irarambirwa iragenda, none aza kwinyufura avayo. Ati mboneye Imana mu muko, aha hari mu murinzi w'Imana. Urabyumva, ni Imana irinda. Agenda agaragaza ubudahangarwa bw'Imana no kubaho kw'Imana. Nawe amaze gupfa bamuhindura ikigirwamana, bakajya basenga Imana banyurije mu muzimu wa ryangombe, ngo ryangombe ry'ababingu dusabire kuri Nyagasani. Bari bazi ko hari Nyagasani, ariko bagakora ikosa ryo guca mu mizimu. Reka ngwira wapfuye nta rwibutso nta nini. So nicyo nakubwiraga ko karande zikomoka muri ibyo bintu byo gukeza abazimu. Noneho bagakora ikosa mu gukeza abazimu, bakanabamurikira ibyo bagezeho, banavuga ngo tuzakora ibi n'ibi, muduheshe ibi, muduheshe umwero, muduheshe itunga, muduheshe babasaba ibintu barangiza, kandi tuzatubazanira umuganura uko umwaka utashye, uko umweru utashye tuzabaganuza, tuzabamurikira imfizi, tuzabamurikira imbyeyi, tuzabamurikira abana, ngo nitutabikora ngo muzabiduhora ndetse bikomeye, ngo twe n'abazadukomokaho bose. Urumva icyo kintu? Twe n'abazadukomokaho bose. Umva icyaha ababyeyi badukoreye gikomeye, nuko batumurikiye ibigirwamana, bamara bakanabisezeranya ko utazajya bikeza azahura n'ingaruka zo kubisuzugura. Uracyumva? Twari byo. So rero twebwe turi kwisanga muri karande yuko twagomeye indahiro. Twe nta makuru dufite. Nta makuru dufite, ariko baravuga ngo twe n'abazadukomokaho bose. Kandi uwo mwuka urakura. Ukajya kuraguza umupfumu, akajya mu ndaro, agahamagara imizimu ye imuhesha ubwo bushobozi n'ubwo bubasha, akagukorera icyo umusabye, ariko akagusaba guciraho kukababi k'umuvumu yateye ku kigabiro cya basekuruza, yarangiza ugahekenya imbuto y'imirimo y'amaboko yawe ukayiciraho. Amacandwe yo mu buzima bwawe azanye n'imbuto y'imirimo y'amaboko yawe, abimurikiye abakuru be. Nguyu nibye byose, donc araje mumumfashe, mumumperi, mumugire gutyo uburinzi, mumukize ibingibi. Urabyumva? Yarangiza abaye umwana wanyu, agukuye mu gisekuru cy'iwanyu, akwinjije mu gisekuru cye, mu bazimu, mu burinzi bw'abazimu b'igisekuru cye. Yamara akakurahiza ko uzahora uzana imbuto, uzahora ubatura, uzahora uzana ibiguzi runaka. Wenda wabyazaga inka zawe ziramburura, urajuje gusaba umuti wo gutuma inka zitongera kuramburura. Uwo muti awutongereye mu ndaro yiwe, arangije koko aguhaye umuti uri butume zitaramburura, ariko uko umwaka utashye cyangwa uko ubyaje uzajya uzana amata y'umuhondo mu ndaro, uzajya uzana amata y'inka y'imfura ku mupfumu. Mu nka zawe uzajya uzanamo ibagirwa, ibigirwamana bye cyangwa se imizimu ye. Donc utabikora ukisanga urorora inka ariko uratunze inka ziragupfana, kubera ko
wasezeranye ko hari ibyo uzajya ujyana muri ya ndaro wowe n'abazagukomokaho bose. Ugasanga rero umuntu ahora mu nyatsi idashira, kumva iyo nyatsi ikomoka ku magambo yatuwe. Ugasanga hari bagiyeho gucisha urushako, wenda urashatse ugezeyo rurakunaniye, ugiye gucisha igituma urugumamo. Imigenzo bagukoreye ukemera ko uzajya ukora ibyo usabwe n'abazagukomokaho bose. Uragiye ruraguhiriye, uti yarankoreye umuti warakoze, Imana zeze, arangije nyuma yo gukora ibyo ngibyo watongeye ko n'abazagukomokaho bose. Bivuze ngo kugira ngo uwo muwawe ashaka urushako rukomere no kujya gushaka umupfumu wo mu gisekuru cyangwa mupfumu wakuraguriye guha n'insinzi yo kuguma mu rushako. Utazabikora rero azarugeramo aruvamo cyangwa se no kurujyamo. Ugasanga karande zije gutyo. Hari indi karande iterwa, ugasanga hari umuzimu uzamukira ku mwuka ujyanye n'ibyo twatuye n'akanwa kacu, utanakomoka rwose mu bintu by'imiterekero. Ugasanga mu gace, ndaguha nk'urugero, ugasanga hari agace katuyemo ishyanga ry'abantu benshi, afite ubutaka bukeya, hakaba umwuka w'ubugugu, kuko avuga ati ndamuka mbitanze sinzabasha kugera ku wundi mwera. Ugasanga ngo bari abantu ni ibisambo, ugasanga n'umuryango witiriwe ubusambo, kumbi niki nuko bagerageza kugira ngo barebe ko babaho. Ugasanga hari akandi gace kubera ko bateza barangwa n'ubucuruzi, kubera ko barangwa n'ubucuruzi bagenda bavumbura uburyo bacuruza bagabana ifaranga, ntaho bari buhinge ngo beze. Aho bahinga ni hatoya, ntihava ibyabatunga ngo bikunde, batungwa n'ubucuruzi. Bamwe ugasanga bagiye bazamukakira ku myenda y'amaseke, ukumva ngo mu nduga niho harangwa n'imyenda, ukumva bafite ubworozi buhambaye, bariyeranja, amatungo yabo batangiye korora mu rugo kera kubera ko nta nzuri bari bafite, amatungo akamera neza. Kubera kibasha twaduha twaniki, buri itungo ryose ryabonye umwanya wo gutuza, ibyo warigaburira rimera neza, ukaryuhira neza. So biga uburyo bwo korora bujyanye na byita kijyambere, cyangwa se korora bituma amatungo atarya byinshi ariko kandi akabaho neza. Amatungo haragenda bameza kugera ku rwego ahantu hose bajyaga bajya gushaka inka mu ruhango. Ndabyibuka umutunzi wese mu gace mvukamo, ngiye mvuka za Karongi, aho Karongi nkubwira hari karande iteye ubwoba, kuko nta hantu hatapfaga kwera udafumbiye. Abantu baho hafi akarere kose, Nyantango budaha Itabire, ubwishaza bwo bureramo, ariko Nyantango budaha Itabire, kuza haza Gisunzu, ishyamba rya Mukura ryose, abantu barabizi ko kweza ari danje, bisaba imbaraga. Ukabona agasozi kariho inzu ariko nta rutoki, ugasanga kariho inzu nta rutoki, n'uriho ugasanga rurana igitoki gifite amasera 2 cyangwa 3, naje ugasanga ni impfunya kubera season cyangwa se cyangwa se ubutaka bwagundutse. Noneho ugasanga ubwo ni hari umuzimu w'ako karere amfasha. None se ubwo ntubyumva w'inyatsi nyine babanyaze, ndaza kubikubwira nka kera. Iyo urebye abagabo bari bahari kera bagihagaze mu byo bari bahagazemo, bari intwari. Hari nk'umugabo wita Kidiha Mabenga, yari umukannyi w'ibwami. Urumva kubera bateza bari bafite ubundi bukorikori n'ubugeni bubatunze, akaba umukannyi w'ibwami. Umva mu gihe abandi baturi ibwami ahubwo we yabajyanye ibikanano, ubwami bukamutura, ingoma ikamutura. Hari nk'umutunzi witwaga Rwanjunga. Rwanjunga yari afite imisozi, yego adahinga cyane, ariko akagurira ubutunzi bwe mu bworozi. Yari umusaza ugira inzuki, ugira inka, ugira ubworozi, ariko akagira ikosa nawe ryo gukunda abagore, akagira abagore benshi. Uwo mudayimoni wadutse mu bega bitabega babaswere, ubu tuvugana nta ubaho adafite inshoreke zikomoka kuri Rwanjunga. Iyo karande yarakomeje. Ubu ngubu afite, hari umukomoka ntari buvuga izina kuko hari, afite umugore mu birambo bya Gashari, akagira umugore yaratungiye hani i Kanombe uvuka i Rwamagana, Mbarara agiye kubakishaho n'ahasiga undi abandi bana byaye ku wundi. Uwo mwuka urakururuka, uracyumva? None kugeza umunsi ntihararwa n'imyuka batazi, ukabona n'umugore ukora mu bagabo, ari umugabo ukora mu bagore. Iyo ni imyuka ikururuka, ni karande. Ariko turaza kugera kuntu byacika. Ariko ugasanga ubusambanyi bwororokeye mu gihe cy'imiterekero, ugasanga bahurira hamwe bagiye guterekera mu isindwe rikabije ry'amayoga bahanywereye n'inyama z'intonorano, habayeho ubusambanyi bw'abafitanye isano. Ugasanga hari abana bavutse ari amahasi cyangwa se
inka ngo ni nyabucugane ariko mu bantu ni ukuvuka ari nk'amahasa cyangwa sinzi uko babyita, mumfashe namwe mwumve ikiganiro. Ugasanga hari abana bavutse ku bantu bahuje amaraso. Nk'ubu hari ubonzi umuhungu wa Zambanza yabyaranye n'umukobwa wa Nkubito, kandi ubwo umugore wa Zambanza ni nyina wabo wa Nkubito. Ubwo urumva ni nk'aho ari umukobwa wabyaranye na se wabo. Uracyumva? Havutseho umwana, uwo mwana akura yitwa uwa sekuru, ariko mu by'ukuri yavutse mu mahano. Ugiye kureba ugasanga yavukiye mu ndaro, mu mandwa z'abahema. Ayo ni amateka dukwiye gukurikira. Ugasanga hari karande yinjiye mu muryango bitewe n'ibintu byagiye bikorwa. Karande z'imisozi rero akenshi ziterwa n'ubuzima bw'aho hantu. Nk'ubwo abanyakibuye kubera kuteza tukitwa indyarya, kubera dutungwa n'ururimi benshi. Ugasanga kubera ko ahantu atuye ni hera, agiye gushakisha uko abaho, uko ahakishwa ururimi. Ikibazo kibamo icyo gihe iyo agiye gushaka ubuzima atari uko ari urukundo rw'abasanze, usanga babwira amagambo rimwe na rimwe arimo n'ibinyoma, bikarangira agabiwe. Ikibazo kivamo iyo bamaze kugira ibifatika aho bagiye gusuhukira cyangwa se bagiye gushakisha, bamaze kubona itunga, barangwa n'iki? Barangwa no guhemuka n'umurengwe. Ni kwa rero ngo umukizi kimwera kakigusiga, ugasanga baranzwe n'iki? N'ubuhemu. Bitewe n'iki? Bararenzwe, babonye ibirenze ibyo batekerezaga kubona, noneho bagashaka kuba nk'abawe. Kugira ngo uzabone umunyakibuye wanyuzwe n'uwamaze kugira Kristo. Nayo yamaze kugira utwo tunatekereza ko naho hari igihe kizagera ntihere, ashakisha igituma na wa undi wamuhaye amukuraho yicaye ngo ahagume. Ati kuki ari wumva ubundi yakegeyo nanjye nkazama. Uwo ni umuzimu w'ako karere, ni imandwa nkuru y'ako karere bateza ibyo. Ari naho hakomotse umwuka w'uruzerero n'ubugwagasi, kubera ko bahemukiye imandwa za. Ugiye kureba usanga nk'agace ka Rugabano na za Birambo hariya haje icyayi n'ikiza n'ikiterambere, ariko abo kiziye bahunga agace, nibo bandagaye hirya no hino batagira gakondo. Kubera iki? Bahemukiye imandwa nkuru. Donc noneho uwo muzimu atangira kuza nko kubaca. Ariko mu by'ukuri hari iterambere, hari kuzamuka, ariko abakahazamukiye iteka bahoza ari abagaragu. Kubera iki? Uwabaheshaga ubutware baramuhemukiye. Ari Imana nyamana ntibayisenga, ariyo nza kubabwira, ndetse n'imizimu yabo ntibakiyiterekera. Ugasanga ntaho bari. Noneho bya bindi byo buriya kuko bitagombera kujya kubishaka, iyo udasenga by'ukuri birakwishakira. Harimo de passe zituma abazimu baza mu buzima bw'abariho. Ni izihe? Ugasanga baterekeraga bakoresha inzoga z'amuki, wowe ukaba unywa inzoga abandi banywa ntibagire ikibazo, waba ukiyinywa gusa, umuzimu wa nyogosenge cyangwa nyoko wanyu cyangwa so wanyu cyangwa agahita amenya aho uherereye, agahita aza akagukoreramo ibyo ashaka gukorera ku isi, kuko wakozemo de passe. Ukinywa inzoga yabonye aho uherereye. Ukoza mbese mu yandi magambo, kunywa inzoga kwa biguhaniye no guterekera. Ugisoma ku nzoga ko baterekeraga bakoresha amayoga y'amuki mu isindwe bakaganira n'abazimu. Donc buri businzi ni rwo rufunguzo rukwinjiza mu isi y'abazimu, rukwinjiza mu isi yo kwa Lucifer. Ubusinzi bwe bwose utaragera ku gusinda ku rugero cerveau yawe itabasha gutekereza muri uyu mubiri, gusinda kukwinjiza mu kindi kirere gushobora kugukonekta mu bazimu. Noneho rero guhimbaza Imana no kuramya no gusenga guhagije gushobora kugukonekta mu isi y'abera. Tukiri aha pastor, iyi myuka ibiri, umwuka w'abarangi wo waturutse? Umwuka w'abarangi waturutse ku badayimoni bitira abamarayika b'umucyo. Bakoreye mu gihugu se nabo? Ntago ari kimwe gusa, bo bari mu bihugu. Buriya abarangi ni abantu. Uyu muzimu w'abacwezi ko bibaye bibiri abarangi abacwezi. Nyine ndabiguha, abarangi nuko bavuga abapasiteri. Buriya abarangi si umwuka, abarangi ni abantu baranga imyuka y'abacwezi. Mucwezi ni umuntu, ariko mu gisekuru cy'abacwezi habonetsemo abakoranye urugomo nabo twakwita abamarayika b'umucyo. Basabano babinjiza mu buzima bwabo. Abamarayika rero ni abahe? Ubundi hari intamba igihe Lucifer arwana na marayika Mikayire, hari abamarayika bavuye ku Mana ariko ntibanakurikira Lucifer. Barazerera. Donc barazerera ku isi. Abo rero nibo bagiye bashaka
ibinyabugingo bisanishamo. Muri bo niho haturutse abinjiye mu gisekuru cy'abacwezi. Rero abarangi ni abaranga imizimu cyangwa se imyuka yinjiriye igisekuru cy'abacwezi, kuko mucwezi ni umuntu wa hariya za Uganda. Ko bavuga ko nayo myuka igufatika ikakubona ntitume yari kizageraho. Nyine iyo myuka nayo mu yandi magambo iri sataniko, kuko ntago ijuru ryemera. Ni ukuvuga ngo nayo igufashe kugira imbata. Bo uzanasanga hari igihe utambuka kumva icyo riri kugenda ryabira cyari komanya amahembe, bararagira baratunze mu iyo si y'umwuka babamo, kuko nabo barizwa mu isi y'umwijima. Noneho nabo bafiteho kububasha, kuko nabo bavuye mu ijuru ariko nubwo baciwe. So kugira ngo birehereze bamwe mu bantu babereka ko ari bo Mana, ariko nkubwira ibanga, ntago buzura na Yesu. Izina Yesu kuri babwira ni ukubica ni ukubarimbura, ntago buzura na Yesu. Basa nk'abikorera ubwami bwabo. So rero buriya uri muri Kristo neza, iyo myuka ntiyaguhangara. None ko mbona ababazimu wowe turere basa nabagiye bakurikirana abantu, uravuze uti banyaruhengere, abanyakibuye, ukuntu bisobanuye, hari n'utundi duce utavuze ngira ngo natwe. Hari n'uduce n'abantu kuvuga ngo abantu baturuka iburasirazuba ngo ni abatesi, ariko buriya butesi bukomoka he? Bukomoka ku butaka bwiza buhereza umwero uhagije abantu urenze uwo bakeneye, n'inzuri nziza n'amazi anyura amatungo, bagahirwa, bamara bakajya no gushakisha ubundi buryo, ugasanga binjiye no mu myuka. Usanga ari uduce natwo dufite indi myuka yatwo, ariko hakarangwa n'umwuka w'ubwibone. Umwuka w'ubwibone ukabageza mu busambanyi n'ubusinzi. So ariko ibyo byose iyo bamaze kubimenya bikurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu yavuze ngo nta kindi kirukana umudayimoni uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Okay. Noneho reka turebe kuntu abantu bashobora gukira, kuko tubonye iyi karande, ariko noneho mutwereke n'ibimenyetso bya karande. Kandi nabivuze haruguru. Ubutaha hari ubyo wigeze kuvugana mu kanya bivuze, ariko uyu munsi hari abantu bagenda akaba ataziwe ko yarozwe, agakomeza avuga ngo ni mu ishuri. Umva hano mbyerekeje. Erega atandukanye uburozi na karande. Erega karande ishobora no kutaba uburozi, ahubwo akaba ari umwuka usirikira mu muryango. Nyine akavuga ngo ni ishuri ry'Imana arimo. Ntabo bumva bavuga ko ari mu ishuri ry'Imana se? Nta shuri ry'Imana ribaho. Biriya niyo bita mécanisme de défense. Nibamenye indwara barwaye bivuze, nibamenye urugamba bari kurwana bave mu miteto. Shuri ry'Imana si Imana yigeze iremera umuntu umubabaro. Imana yigeze iremera umuntu agahinda. Imana yigeze iremera umuntu ubukene. Kandi abantu bari batandukanye. Hari umukene udafite amafaranga, hari n'uyafite ariko uhora yayiririramo cyangwa ahanganye n'ibyo. Hari ugira ubutunzi ariko ataza agaciro ke. Iyo utarisobanukirwa ngo umenye uwo uriwe, umenye uwo uhagaze, ugukoreramo, umenye uwo wakiriye, umenye wisobanukirwe, uhora iteka mu bukene. Erega umukene mubi si udatunze bifatika, umukene mubi n'utazi icyo ari cyo. Wamaze kwisobanukirwa ko ari umuntu Imana yaremye imuremeye imirimo myiza muri Kristo, ngo iyo Uwiteka yaremekera kugira ngo tuyigenderemo, ntago ari ahandi bikorera. Imirimo y'Imana ikorekerwa muri twe. Si bigombera amashuri menshi, birasaba kubanza gusobanukirwa kuri umwana w'Imana. Uwamaze kuba umwana w'Imana akoreshwa iby'ubutwari n'Imana. Ishobora gukoresha iby'ubutwari ishingiye ku mashuri wize, ishobora gukoresha iby'ubutwari ikoresha amaboko yawe, ishobora gukoresha iby'ubutwari ishingiye ku bintu bitandukanye. So yemerere, itekerereze muri wowe, ikorere muri wowe. Ubwo nkijwe birarangiye rero, niko benshi bavuga. Ntabwo birangiye, ahubwo biratangiye. Biratangiye. Biratangiye kandi uba weruye intambara live. Uba weruye intambara hagati y'Imana na Satani. Ingabo z'Imana nitwe, ingabo za Satani ni abadayimoni. None ubwo ukijijwe, ubwo nkijijwe ahubwo ninjiye aho ngomba kuba, ndi mu mwanya ngomba kubamo, ntangiye urugamba kandi nzatsinda, kuko ntsindishiriza n'udatsindwa. Niho deliverance igiye gutangira rero. Iyo niyo deliverance ijya kuri gusobanukirwa, kumenya. Nshuti y'Imana wasobanukiye ibi ngibi, ntukeneye kwatura ngo Imana ngo imbabarire ubusambanyi, imbabarire ubusinzi, imbabarire n'ubyatura n'ejo uzongera ubikore. Ahubwo urakira ubumana muri wowe, uvuga ngo njye nk'umwana w'Imana hari ibyo ntazongera gukora. Ufata ingamba, kandi ninkora ibi ndabizi ko aribwo nzagera kuri Imana inshakira. Dufite abantu benshi bashaka gukira pasteur. Uyu mwanya yakubaza ati ngiye baranzinze, atumenye wacu barandoze, atumenye afite abazimu. Kutavuga menya, navuge ku kintu hagazeho.
hari ibyo atarasobanukirwa benshi ngira ngo ntarasobanukirwa abantu bagiye bigisha abantu nabi bashyira mu cyaragati babashyira ahantu muri dairema usanga ari ibintu bidafite formule by'Imana birasobanutse ntazagire ukubeshya njye ukubwira nabisobanukiwe ntariga kuko karande y'iwacu yatumye ndeka ishuri ngeze mu wa gatatu ntabuze minerivare hagombaga kuba ngo nta muryango uri ikigoryi hagombaga kuvamo umuntu ubumugirwa wa nyabingi ntiyiga akaba umuntu uraho uvuma akavumura ariko kubera ko namenye Kristo nsobanukirwa ubushobozi bw'Imana yandemye nigoboto yizo ngoyi nge ntago nzavuga abantu nzavuga nge biguheshe kureba wowe ngo ntiwakwigukuze nge narize nyuma yo gusobanukirwa Kristo wambwe kumusaraba kugira ngo umuzara wese atarimbuka nasobanukiwe ko amahirwe twahawe ubu buntu twagiriwe atari bwo kuduheza mu bubata ngo butumarira iki haleluya amen ngo nyamara ubuntu bw'Imana buhesha abantu bose agakiza bwarabonetse niba ari ubuntu bumesha agakiza kuki nguma kuba mu mugozi w'ubujiji niba ari umeza agakiza kuki nguma kuba umukene ukena gutukijwe utarakizwa bivuze iyo wakijijwe ukizwa ikintu cyose cyabangamira ubushake bw'Imana mu buzima bwawe abakene bose niho barakizwa pasi yes ubu se urakennye naho udafite ibya mirenge urakennye oya none se ufite angahe kuri konti 7 nashaka be ntayo ariko iyo wasobanukiwe icyo Yesu yabwiye intumwa yabwiye ngo mukiri mu isi muzakubirwa 100%. ubukire bwa mbere ni ukuba mu mwuzuro wo gukubirwa 100%. gukubirwa 100% iki ni ukunyurwa n'ubuzima urimo ukavuga wow nakoze nungutse ibi kandi mbonye ibi mbayeho ariko uzi ko hari abantu bariho batariho padiri umwegeze yandika igitabo rubereza ngo nanze kubaho ntariho bivuze ngo hari igihe abantu baba bariho batariho babereyeho ibindi bintu iyo uriho ari wowe uriho Imana igushyiraho umuyoboro nawe ubwawe ukawubona ukawinjiramo ukawukoreramo ukabona ubuzima abantu bariho batariho hari abariho batariho batarasobanukirwa icyo Imana yakoze itanga Yesu none se ureka nkubaza njyewe uretse muri theology mfite muri lisansi mu yandi mashuri nta mashuri ahambaye mfite sindiho ntituje ngo utwaye ntitwinjiye iwawe ngo utwaye none se nge Museveni nkubwiye ukuntu nacikije muri Toronkome umurage wanjye mu isi y'umwuka w'abazimu nakabaye ndi hari Karongi uri imandwa nkuru ndi imandwa nkuru ndaho ngaho mbese ntegereza uza akansigira akampereza akagenda akanwa kanjye ari ako kuvuma no kuvuma ndaho no guhinga ntari bubikore ndi mu nzu aho ntegereje ariko maze kumenya Kristo umva imbaraga aho ziri ni mu mubatizo usenya indi mibatizo yose yakorewe ubuzima bwacu n'imitongero n'imiterekero ubatijwe by'ukuri ababonye deliverance ninde yagukora deliverance rero ni Yesu wenyine ni wowe na Yesu none mano twavuze ko bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ariko bakaba bakiri mu ngwate barabagwate ntago bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bakirijwe Kristo nk'umwami n'umukiza kuko ntibarakira Kristo nk'umwami n'umukiza kubw'inyungu zanjye nuza gusenga nzakora uko nshoboye kugira ngo nkugundire nkubwire ibyo uvuga utaramenya impamvu yo kubivuga ariko nimbanza nka kwigisha Kristo wari we n'icyo akora mu buzima ugasobanukirwa wowe muri Kristo ugasobanukirwa imbaraga z'Imana zigukoreramo uzirwanira intambara kandi so uzineshereza ubwo ukurwaniramo ni uzanesha none se ntiwasengeye muri ADPR cyangwa mu yandi macaca mu cyumba cy'amasengesho ntihatangizwaga ngo ni mwature ukavuga ibyaha uko biri ukanavuga ngo Imana ngo imbabarire ngo kutabera amaso ubugingo bwanjye icyo ni cyo cyaha umuntu usabera amaso ubugingo bwate ko Kristo ari utubereye maso ahubwo niwe udufasha gukanguka none se kubyihana wabonaga badasohoka bakongera akabikora ntiwisanga umuntu ku wa gatatu yaje gusenga yihana icyaha cy'ubusambanyi ubundi wa gatatu araje yihana icyaha cy'ubusambanyi yihana icy'ubusinzi yihana icyo kubeshya kukibabiswa nuko bataratunga iyo batunze Kristo agushoboza kudacumura kudacumura niko kuniga abazimu n'abadayimoni kudacumura niho kwima inzira kuko ni ntanywa inzoga yari mode pasa y'abazimu mu gisekuru cyanjye ntibazabona aho baca ngo bansange nintasambana ubusambanye rero wari umuzi w'igisekuru cyanjye gukonekta n'abazimu ntaho bazabona baca ngo banyinjire mu okay noneho tukiraha wabikoze ushaka gukira byagenda gute
uramutse wabikoze ukaba umaze gukonegita uwo muzimu w'ubusinzi w'ubusambanyi w'ubujura ni gute wakira pastor? Ukuntu wakira ni uguhunga, guhungira mu buzima urimo. Ntabwo guhunga ari ukuva mu gihugu ujye mu kindi. Uburyo usiga ikikwirukamo, usiga ikikwirukankana n'usiga ikikwirukamo, bisaba ngo uhungire ku butaka uriho. Ni ukudakora ibigusanisha n'imyuka mibi. Waramutse wabikoze wakira? Wakira. Ubwo sibwo batubwira ngo twature se? Oya, kwatura erega kwatura kwa mbere kwiza nshaka kuvuga. Sindwanya no kwatura rwo. Ariko kwatura kwiza nugushwaza Satani n'ingabo ze, uvuga ibyo washobojwe kureka. Pana kubivuga ngo nezeze pastor cyangwa abigisha cyangwa abayobozi b'ibyumba. Ukabivuga we muri we hari passion, hari ubushake. None ko batura bari kurira se kandi bagonye bakabikora? Amarira y'ingona ntaba. Hari abahita amarira y'ingona mu Kinyarwanda. Hari ababikora koko bibarimo bakanakira koko. Nicyo nshaka kuvuga hanga. Hari ababikora barushye barambiwe bagakira. Ariko hari n'abandi baza abazimu bakabashuka bakabigira akamenyero. Nta muntu wamenyereye Imana byoroshye gukizwa. Kugira ngo ukizwe nuko ubanza ugateza ati iki kintu ni kibi, kiransanisha ni kibi, ni kibi kikansanisha ni kibi. Kandi ntidutinde kuri amategeko 10 ni meza yahawe Mose, ariko Yesu Kristo adusobanurira ibirenze amategeko 10. Ntago ibyaha byose biri muri amategeko 10. Hari nibidukonekta ku byaha. We yaravuze ngo mureke ibyaha nibisa nabyo. Kubera icyo ubuntu twagiriwe bwo kubona Kristo buduhesha agakiza, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana kose. Nibwo ni Kristo kwigisha kureka kutubaha Imana. Iyo wamwakiriye ukamwemera ati ubuzima bwanjye bubaye ubwa Yesu, uratekereza nk'umuntu, ariko none imyanzuro yifatana na Yesu wo muri wowe. Inside Jesus, inside the spirit of Jesus. Uremera ukabigi. Abafata abantu bakabwira ko bari kubadelivura. The pastors like apostles, bishops. Pasteri ukubwira kukudelivura wanyawe ngiye kubwira wari we. Nukwereka ukuba delivure. Nukusobanurira ukubohoka. Buri reka mvugeho ku muntu wese nkunda kuvuga abantu. Hari system imwe iba muri restoration inkunda. 7 classes. Wiga ukamenya ibikuboha nuko wabohoka. Ugafata igihe cyo kwiga ugasoma. Nta kubyinira ngo ari kukudelivura. Nta kubyinira, ariko sireka ngo icyo kiganza kuramburaho yaraye mu bagore babandi. Ayo magamba kwaturaho nta nzoga imucaho. Nubwo bitagaragara ko wenje mu isi y'umwuka ko hari benshi babirimo, nabo bakubwira kuko kubohoye ku kintu n'abatarabohoka. Umuntu abohora undate emi. Ahubwo umuntu wamenye ashobora kumenyesha abandi uko wabohoka. No pase. Oya ndakubwiza ukuri. Ngico nzakora nanjye nagusengera pe, ariko kugusengera nzagusengera. Nzabanza nkubwire akamaro ko gusenga, nkubwire imbaraga ziri mu gusenga, nkubwire iyo nsenga yariyo, nkubwire n'uwancunguye n'uwampaye ubwo bushobozi bwo gusenga wari we. Nindangiza nguhumura amaso dufatanye gusenga. Gusenga kwanjye kuko kuguhumura gusenga. Nawe usenge. Ugusenga kwanjye nuko ni gufatanya tugashyira mu bumwe tuzanesha ikibi. Hallelujah. Reka nkwibiri banga. Ufashe igihe ukigisha abantu batakureba. Hari nk'uburyo buriho bwo kwigisha abantu batakureba. Ugajya mu byanditswe ukabigisha bakumva. Nubwo waba wiyambarira deshiri, nubwo waba ufite tentire cyangwa se ufite amadrede, ukigisha abantu kuri batakureba. Bakumva kuri kwaguturutsemo. Bakira papa. Nukuri aba bantu bakizwa n'ukuri bahaye. Bishatse avuga ngo si wowe ukiza, nukuri guturutse muri wowe gukiza. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba atari n'umukiranutsi, ariko yahagarara mu kuri kukiranutsi ari we Kristo, agahamya akavuga, ashobora gusengera abarwayi bagakira watarakira. Bivuze iki? Ngo nzagara ku bitugu bya papa mbwiriza intore zanyu. Imana ikunda umuntu ikeneye ko amenya ukuri, yamenya ukuri kukamubatu. Imana ego umugisha mushumba. Yes. Rero ndeka mbabwire kuba umuntu afite ubushobozi n'impano yo kuba yasenga cyangwa akagwishira uko musenga ugakira, ntibivuze ko ari umukiranutsi. Aho niho rero uzajya kumva bamwe, aho ukabona umuntu afite ubuntu bw'Imana n'ubwiza bw'Imana, ariko hirya yaho hari utundi tuntu tudatuma yera imbuto. Aho rero aba ari umukozi wa Yesu ariko atari umwana w'Imana. Hari abakozi, hari n'abana mu rugo. Rero icyo uhitamo nicyo bacyo.
nuhitamo kubaho nk'umukozi uzaba umukozi, nuhitamo kuba umwana uzaba umwana. Rero kubohoka kwiza, gutsinda iyo myuka yose, ni ukwibyaruka mu bisekuru bivumye, tukinjira mu gisekuru cy'abana b'Imana. Abantu bibyaruke rero ni ukwibyaruka, ni ukuvuga ngo ni nk'uko uva mu muryango udashoboye kugutunga, wajya Imana ukabona umuryango ushoboye ukakwakira ukakwadobuta ndetse ukaba mu irangamuntu yawo. Nituve mu miryango yaterekeye, yabanzwe, yaraguje, yagize gute, twinjire mu gisekuru cy'abana b'Imana, kuko Kristo yatanze ayo mahirwe. Yohana yarabivuze rimwe ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo uwo ni wo mucyo nyakuri. Ngo Yohana yaje ateguza uwo mucyo, ngo ariko si uwo mucyo. Ngo ikibabaje ku murongo wa 11 w'icyo gice, ngo uwo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Umva ibanga riri, yaje mu bye, isi n'ibyuzuye byose n'iby'Uwiteka, ngo ariko abe ntibamwemera. Umva kandi ngo ariko icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye. Umvaho kodiri, umvaho urufunguzo rwo kubohoka ruri. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo wamaze kuba umwana w'Imana ntuba ukiri umwega. Iyo wamaze kuba umwana w'Imana ntuba ukibarwa mu basinga, ntuba ukibarwa mu basindi, ntuba ukibarwa mu bagesera. Ubu uri umwana w'Imana nyine, ntago wirata ko uri umugesera. Reka igisekuru cyawe ni cy'abana b'Imana. Niho honyine hari deliverance yakubohora kuri karande ku ngoyi y'ururimi y'umuvumo. Kuko ntuba ukivumwa n'imitongero mu gisekuru wavutsemo cy'umubiri, kuko wabyawe mu kindi gisekuru, winjiye mu bundi burinzi, waciye wa mugozi ya connection. Nibanga rikwemera Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, akagukiza ingoyi y'ibyakuziritse uhari cyangwa udahari. Aho urakumva uhita uba icyaremwe gishya. Iyo umenya agaciro kabyo ntutandukire amahame yo kubana na Yesu, uhinduka igicaniro. Mushumba, uhinduka igicaniro, Kristo akaba igitambo, kuko yemeye kuba igitambo kugira ngo umwizeye wese atarimbuka. None icyo gitambo gitandukanye n'intama n'inuma n'intungura n'amapfizi babagaga kigakongokera ku gicaniro ivu bakarijugunya hanze. We yarapfuye amena amaraso kugira ngo ubugingo bwa benshi bukire, arangije agikuzimu handi mu isi y'abazimu nakubwiraga, yambura Satani imfunguzo z'urupfu amuzirikira aho ngaho, arangije akingura ibituro by'abera. Haleluya, amen. Amare mu minsi 3 barazutse, bivuze ngo ntiyapfuye ngo aheranwe n'igituro, yarazutse. Haleluya, ndafashijwe, yarazutse ni muzima. Uyu muzima rero, ubuzima bwe bwari mu nyama n'amaraso y'umubiri umwe, yahise abushyira mu bamwemeye bose. Ndafashijwe mushumba, mu buryo bw'umwuka. Haleluya, bivuze ngo igitambo Kristo gituye mu bamwemera, gikorera mu bamwemera, gikongokera mu bamwemera. Haleluya, amina. Muri we tubabarirwa ibyaha, muri we dutsinda ibyaha. Mbere wakoraga icyaha ukazana igitambo kigakongoka, ejo ugakora ikindi ukazana ikindi gitambo. Ariko wafashe Kristo nk'igitambo akamutuza mu buzima bwe, akemera kuba igicaniro. Ngo kuko turi insengero z'umwuka, ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera ubarimo wavuye ku Mana. Haleluya. Rero niba turi insengero z'umwuka, nitwe gicaniro cy'Uwiteka, ireba ikanezererwa, umubavu wa Kristo uhumuriramo, ikanyurwa, yarangiza ikaduha imbaraga zo gutsinda. Haleluya, ndafashijwe. Haleluya, amen. Yesu arangije umaze kumwemera ukaba igicaniro akaba igitambo, umuriro rero ukongora icyo gitambo ni mwuka wera. Yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabana namwe, nzaba muri mwe, ngo ariko nzabasigira n'umufasha uwazabana namwe, abafashe gutsinda abisi ibyiza. Yesu ashimwe cyane, amen. Iyo wamaze kujya muri uru rwego, niyo deliverance nyakuri. Nta kiguhangara, n'ikiguhangaye kikagerageza ntikiguca intege, kuko ntikigutsinda. Ngo ibyago n'amakuba ntibizabura kuba kiranutse, ariko hazabona ishyano ababizana. Iyo uri aha ngaha uba wageze mu rwego rudacumura. Ushobora kugwa mu cyaha ariko ntukora icyaha. Yes. Kuko suri Imana, ubumenyi haraho butarenga, ariko niyo kikwatatse wenda ugashiduka bakiguyemo, ukirarana. Hari n'abarwana nacyo bagakoboka. Ntabwo kirarana. Kubera iki? Dore igituma utakirarana. Kututakirarana. Uyu muntu ndamukubwira utararana icyaha. Yesaya yaramuhanuye muri Yesaya 36:1 ngo ijuru ni intebe yanjye, isi intebe yanjye. Ni Imana amuvugiragamo. Ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Ngo mbese muzanyubakira nzuki? Kwibyo byose ari imirimo y'amaboko yanjye. Haleluya, amina.
ishaka kwerekana ko ntacyo twakora. Ijuru ni intebe yayo, isi ni intebe y'ibirenge byayo, nishobora byose, irahambaye. Mbese muzanyubakirana. Ndakijijwe. Niki wakubaka ngo kinyura Imana se? Nta miliyoni zagura icyaha ngo ukizwe. Ariko iyo haje ariko yavuze ngo hari ubundi buryo. Ariko uwo nitaho, ariko uwo ntindaho, ariko uwo ngumana nawe. Haleluya. Ngo ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Uyo ntago ari umukene w'amafaranga please. Ntago ari umukene w'ibyisi, ntago ari nukeneye kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwe. Nukenye umugambi w'Imana mu buzima bwe. Nukenye gukiranuka no gutunganira Imana. Ntajya agera igihe ngo yumve ko yiraye yabigezeho. Ahora ashakisha igituma Imana inyurwa. Ahora akeneye icyo Imana ishaka. Nta bukira azagira bwo kuvuga ngo narayitunze birahagije. Ahora akeneye kuyitunga, ahora akeneye kuyigira, ahora akeneye kuyubaha, ahora akeneye kuyiramya no kuyihimbaza. Haleluya. Ngo waba afite umutima umenetse, ngo ahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe. Uyu rero ashobora kugwa mu cyaha kuko afite umutima umenetse ugahita ukimena. Ntikimuraramo. We arabisensinga ko hari ikindi kitabana na Yesu. Kikameneka. Kirameneka. Na Yesu Kristo yabigaragaje ubwo yaragiye kujya ku musaraba. Mubyibuke ngo amaze kubatizwa ahise ajya mu butayu, umwuka yamujyanye mu butayu, amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Hari ahantu kuki yakoze amasengesho yambaye ubumana. Yari afite umubiri ukomoka muri uriya bakarudaya kwa sekuruza Tera se wa Aburahamu se wa Isaka se wa Isiraheli ukomokwaho abayuda bose Yesu yavutsemo. Naho ari igisekuru cy'abize ariko bakomoka ku muntu wakanaga ibigirwamana akabisenga. Yagombaga kubatizwa ngo uyu mubiri ukomoka muri icyo gisekuru witandukanye na karande zo muri uriya bakarudaya. Yuzura ubumana ngo akiva muri Yorodani. Haleluya. Abaye deliver umubiri yambaye ngo ijuru rirakinguka. Mwuka w'Imana ugaragarira mu ntuma. Uraba ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Yubatijwe umubatizo uzi impamvu yawo nyawo. Ububaye deliver uzamuka muri Yorodani, uhambanwa na Kristo, ushingura kamere, ushingura ingeso na karande n'imivumo n'imiziro n'imiziririzo, ukazukana ubumana. Haleluya. Uzamuka wambaye imbaraga zo ku mwana w'Imana. Ubukoze igihango n'isezerano rigutandukanye n'andi masezerano yose. Haleluya. Kabaye icyaremwe gishya rero. Amina. Aho ni utangira inzira y'urugamba. Kandi ukanesha utakineshwa. Nta utaba mu rugamba ku isi, ariko hari abaneshwa, hari n'abanesha. Biterwa no kuneshereza. Aha. Bashumba urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nta muntu utakomeza kumva aya magambo. Nejo ubundi kandi mukomeze kugira amagambo y'ubutwari. Ntekereza ko turi mu rugamba rutoroshye. Icyo benshi bita ivugabutumwa, ariko wakwibaza ngo ryavuga butumwa shitani yamaze kumenya ubutunzi burimo. Niyo mpamvu abantu benshi bakomerekeramo. Niyo mpamvu abantu bafite ya mazina akomeye, pastors, bishops, ayo matitire shitani yinjiriramo kugira ngo igire benshi intore ikamura izikuremo ibyo kwizera. Ariko nakurogoye rero utagira ngo urugamba ruba kubigwari. Bariya bagabo nibazi, bariya bagabo ntago nabagaya forever. Barahanganye. Ahubwo bageza ahantu bahanganye n'izindi mbaraga. Bageza ahantu bari kurwana urugamba rukaze. Tubasengere Imana kwitwa bishop ntupfa kuhagera. Kwitwa poso, kwitwa revera, kwitwa pastor, kwitwa prophet. Ariko arabyuka bagafata titre. Oya. Kireka wabisobanukiwe ariko nge oya mfite ingero. Izo ngero uyu ugiye kureba aho yatangiriye. Wimbwira hageze, wimbwira icyo yitwa. Urebye mu ntangiriro afite aho yavuye, afite naho yakubitiwe. Hatuma uwo mwuka w'ubwibone wamwinjiriye ryari. Uwo mwuka w'inyota y'ibindi bintu bitari kunezeza Imana waje ryari. Waje ariko yaratangiye ari mu murongo w'Imana ishaka. Exactly. Rero tubasengere nabo nabacu. Tubasengere Imana ibagarukeho, Imana ibahumura amaso, ibatsindira izo ntambara. Twibateza abazimu ngo tubavume tubagira ibicibwa, ahubwo tubasengere kuko yabahagurukije niyo kwizerwa. Mu rugamba hagati baraneshwa. Barahari baneshwa ko hari n'abakinesha. Nubwo ubu bigoye kumenya ngo yaraneshejwe. Ntabwo uciye umwuka kugira ngo igusobanurire. Tugane ku musozo dusengera, ntabwo twahimita dusengeye. Hari abantu benshi badukurikiye bakeneye deliverance, wamaze kuba murongo kandi niba bashaka deliverance nibagane ijambo ry'Imana. Niba bashaka deliverance nibegere abafite ubu butunzi buhebuje bwitwa ijambo ry'Imana yavuze. Ese ubuzima ndi gucamo Imana yabuvuze biki? Ninde waciye mu buzima nk'ubu muri Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana akabasha kubusohokamo? Yakoze iki nakora iki?
umwana w'umuhungu witwa Salomo agifata ingoma yabonye ko ari umwana muto, ariko areba ingoma yase yabayemo amahano menshi. Nubwo Imana yamwemeraga, ariko yagiye ibamo ibintu, ubusambanyi, uguhirikana, kurwana kw'abavandimwe, ubusambanyi mu bavandimwe. Ngo agerageza icyatuma Imana imukuraho iyo migayo yose, ngo atambira Imana ibitambo 1,000. 1,000. Ngira ngo buri gitambo yageraga ahantu akumva hari ikintu, ati nahareka ntambe, akume ati nahareka ntambe, kubw'iki ndatambe. Ngo atamba ibitambo binezeza Imana kugera ku rwego Imana ubwayo. Ariko ngo yatambye amaze kubakira Uwiteka inzu. Twubakira Uwiteka ubuturo, ntigikeneye aya mazu, ikeneye kuyubakira mu mitima yawe, kuyubakira muri noneho ngo ikintu cyabayeho, ngo Imana imaze kunezererwa ibyo bitambo, iramanuka ivugana nawe, ngo numvise gusenga kwawe. Haleluya. Ngo nitoranyirije hano hantu ngo hajya hatambirwa ibitambo, kandi nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwa, nindamuka ndetse inzige zikona igihugu, nindeka mugiga zikaba mu bantu, ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanyu. Nshuti yanjye, iki kintu noneho tukitondere. Twese turi abantu b'Imana, ariko hari abamaze kwitirirwa izina ryayo, aribo batwebwe, abo babisho, abapasiteri, abavuga butumwa, bitiriwe izina ryayo. Ngo ariko abantu bitiriwe izina ryanyu nibicisha bugufi, ngo natwe niturageraho Satani atarasa imyambi, nibicisha bugufi bakareka ingeso zabo mbi. Kwitwa pasiteri ntibivuze ko hari ingeso kirwa, ntibivuze ko hatari ingeso kirwana nazo. Bakareka ingeso zabo mbi, bagasenga, bakihana. Haleluya. Ngo nzumva ndi mu ijuru, mbababarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Wakumvise? Haleluya. Kuba umuntu Imana yemeye gusengerwamo. Haleluya. Kabiri, ukaba umuntu w'Imana. Kuba umuntu w'Imana, ushobora kuba uri umuntu w'Imana udafite titre mu bisi, ariko Imana yakureba ikabona hari icyo uri cyo. Haleluya. Wamara ugasenga ukitandukanya n'ingeso mbi, ukareka ingeso mbi, ukihana ibyaha bya, wamara, haleluya, ugasenga, ngo Imana irakumva. Icya mbere ikakubarira ibyaha, icya kabiri ikagukiriza igihugu. Bivuze ngo iryo sengesho si wowe rifasha gusa, rifasha wowe n'abagukomotseho. Igihugu cy'umuntu ni umuryango, igihugu cy'umuntu ni abamukikuje. Niyo mpamvu iyo tubaye benshi dukora igihugu kikitwa igihugu, kivuga ururimi rumwe cyangwa se gifite umuco umwe, tukaba igihugu. Yesu yashimwe cyane. Amen. Rero gusenga kwacu niko konyine kuzatubohora. Uburyo dusengamo turabikura mu ijambo ry'Imana. Nta jambo ry'Imana biragoye ko wamenya ukubohoka. Haleluya. Wavuga amagambo ameze nk'imitongero nk'abandi ugashiduka n'abazimu bakwinjiriye. Hari abantu barepeta ngo indimi, uziruriya rurimo ari kuvuga yararukuye. Kabaye kanaka senga avuga ngo ukubwira ngo gusenga no kuvuga mu ndimi. Senga uvuga ibyuzi wumva. Imana ni guha ururimi, uzaruvuge nta kibazo. Ariko wijya kurepeta indimi z'abandi utazi. Ko ashobora kuba ari kuvuga ururimi rw'igitiribara, ururimi rumukonekita ku bazimu be, bakamuhesha gukora ibitangaza ukagira ngo ni ibitangaza by'Imana. Na Satani afiteho pirate y'imbaraga z'Imana. Nshuti yanjye, murabe maso, mwitonde, murebe neza. Musengesha umwuka iteka, niko Pawulo yavuze, mu buryo bwose bwo gusenga. Haleluya. Dusengere tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, twitegure ko n'ejo bundi tuzakomeza gutanga umusanzu udadashize muri twe. Nasoza mvuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndavuga umwami Yesu, niko Pawulo yavuze mu Befeso igice cya 6:10. Ngo kuko tudakira n'ifite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi. Ahandi uzahasome ukomeze ugeze ku 18 uzahabona intwaro zizagufasha kunesha imbaraga z'umwijima. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje ko ubanye natwe. Twarimo tuvuga ku mbaraga duhanganye nazo. Abantu benshi bazi ibarwanirira, ariko ntibari bazi icyo barwana nacyo. Nyemerera rero ubwo udushoboze kubwira abantu, nyemerera ijambo ryawe rigumye ribubake kandi ribashoboze kunesha. Umwuka wawe wera ubashe gutwika no gutesha agaciro buri mutongero bari baratongewe. Myuka mibi yari bahejeje mu buhenebere itsindwe n'umwuka wawe wera. Umucyo wawe umurikira isi, tabaza ryawe ryakire mu bakwizera, maze umucyo wawe umurikira isi, abatakuzi bakumenye. Yesu mbisabye nizeye. Amen.